bibaye ngombwa yuko mbivuga ku munsi w'ubukwe kugira ngo bive mu nzira kandi bigende uko byakagenze. Ntago uyu mwanya guceceka cyangwa kurenzaho ari byiza kurusha kubivuga bikava mu nzira. Buriya iyo ikintu kiri ngombwa yuko gikorwa kikava mu nzira cyangwa kikavugwa, tuye tuba nk'abantu bakuru cyangwa tuye nk'abantu b'imfura, tuvuga ibintu uko byagenze n'uko byakabaye, ubundi ibindi biza ukundi. Uyu munsi ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere ni ku itariki habayeho ubukwe bwa Miki n'umugabo we Aga. Ibi ngibi impamvu ngiye kubitangaza kuri uyu munsi w'ubukwe nuko byari ngombwa yuko mbivuga, ubundi bikajyaho umucyo ndetse n'ibikomeza bigakomeza, n'ibiri ngombwa ko bihagarara bigahagarara. Ntabwo nigeze ntegura yuko nzicara hano kuri izi tariki, nuko byabaye ngombwa yuko mu kanya nyine mbona ko biri ngombwa ko mbikora, mpitamo kuza kubikora. Nta muntu n'umwe kuri iyi si y'Imana, muri iki gihugu no mu miryango dukomokamo, ushobora guhagarara hariya ngo akora ikintu ku munsi wa nyuma, ku munota wa nyuma, gishobora gutuma aricyo ngenderaho cyangwa gishobora guhamagarika ibintu byose natekerezaga ko bikomeje